ntago nzi neza ko biri buze koroha kuko ndabona abantu bashaka kwica umuntu w'abandi. Sister baye muretse mbabaze hano ni ikihe kibazo gihari? Uriya muntu rwose yamariza ibitoki by'abantu umva ubu ngubu rwose burano bwa kabiri bamufasha bamaze n'imisomo. Yo niki yongozi wabyo urabwabo bintu bisabarizwa he oya ariko mushyigikira oya mwamuretse nawe akihanganye kuko icyo ni igisambo ndakizi turakizi murakizi mu gifate rwose ndakizi icyo gisambo. Tugiye mu buyobozi reka twumve uko biraza kugenda. Ni munyaruka sawa n'umujura ndamuzi reka tumugeze mu buyobozi mu mujyane tugenda bakwa barira icyo ariko iki ni cya cyaro maze iminsi nkubwira yuko turimo kugikoreramo ingendo nyinshi zitandukanye. None se mwana ibyo bintu nibyo yatamira igare mwa yakibye byadanje se hari abo shari ibyondo do yo kuntu mbaye nimo hano hirya nibariba ma ntago nzi neza ko biri buze koroha kuko ndabona abantu bashaka kwica umuntu w'abandi. Sister baye muretse mbabaze hano ni ikihe kibazo gihari? Uriya muntu rwose yamariza ibitoki by'abantu umva ubu ngubu rwose burano bwa kabiri bamufasha bamaze n'imisomo. Kamera mabanguka twumva mwemuretse kwica umuntu mwana mwemuretse kwica umuntu itonde gatoya mwemuretse ava ariko mwemuretse we mwemuretse gatoya mwemuretse ariko mwemuretse ikibazo cyano ni iki? Uyu muntu yamaze ibitoki by'abantu uyu muntu ariba uyu ni umujura bamwita Inosa uyu ndamuzi uyu nguyu ahubwo ntabwo ibi bintu ari byo ntabwo ndi umujura barambiye uri umujura. Iki ni iki bagufata? kinari njyanye ku isoko warugiciye nari nyiciye hano mwambabariye koko warugiciye dore nahangaha ariba mwambabariye koko dore avuye kuri gereza ejo bundi nta gihe amaze kuri gereza bamufunga ejo bundi ariba byadanje ahubwo iki gitoki ahubwo abanyamakuru bashigikira ukiba no ku isabato nta soni urutinyuka ukiba no ku isabato mugani bareka ahubwo reka tukogeze banizike reka tukogeze barakwica mwemuretse mwana none icyifuzo cyayo ni ikihe? icyifuzo cyacu ni uko twamufata igitoki se ubu gihagaze amafaranga bitatu ni bitatu n'ibihumbi bitatu. gute se mbona ari agatoki? aka gatoki karahenze cyane kano gatoki kararibwa ni kamwe k'imineke niko ibyo bavanguye usanzwe wiba nibyo nibyo ariko ntabwo nzongera bambabare ntabwo nazongera kwiba kandi bamaze kuvuga ngo hashize n'igihe gito uvuye mu murenge
barabeshya ntabwo nagiyeyo ibyo barakubeshye wowe asanzwe yiba dore yarabimaze hose nihe nazi ejo bundi bamufatiye mu murima wa Karasira bahita bamujyana kumufunga bamufatiye kumuhana kuko ahubwo reka tukomeze tumukubite kuko iki ndabona ubuyobozi bwatinze kuhagera reka tukwikire ukubera iki wiba urangize iki wiba wariremba tena hano we ukubera iki wiba oya we mwemuretse ariko oya ntabyo kuba ngo namushyigikiye oya ariko umushyigikira ibi oya mwemuretse asa mwakihanganye kuko kuki ushyigikira ibisambo reka twumve ikibazo mwihangane ikibazo icyambere ntabwo ari kumukubita sibyo ikibazo ni iki twe dushaka turiho ibitoki byacu muze tumubaze basi niko ntabwo yaducika ntabwo bizashoboka urabona mushobora no kuba mumuvuni igisambo nicyo bavuna bundi nicyo akumara murebe ukuntu mungize kabisa ihangane wari washyigikiye igisambo washyigikiye igisambo ntabwo ese namushyigikiye gute wamushyigikiye uramureka bakamukubita igisambo baragikubita ngo kitazongera kwiba none icyifuzo cyanyu ni ikihe icyifuzo cyacu ni uko yariho ibitoki byacu akareka kwiba kandi si ibitoki gusa n'imyenda arayiba n'ihene arazitura mwambabariye koko mwambabariye isangano mwe nurayijyana iraye nayo wakubaza aho wayisize wayitwereka muri aka kanya kugira ngo namabuye n'ingese agira mumufashe ari igitoki aciye bigaragara ko n'ihene ari kuzitwara n'ihene ari kuzijyana murambeshyera ese ni umusore afite umuryango ntabwo tumuzi natwe tumubona gutya tumubona mu muhanda agenda ni ikirara ni mayibo yaturutse iyo mu ntara nko mu Mutara none murifuza ko dukora iki mu gihe ubuyobozi butari bwaza mu gihe ubuyobozi butari bwaza naduhusha tukanamukubita cyangwa tukamukubita n'ubundi tukamwica tukamukubita ubundi bakaza kuko n'ubundi yaratuzengereje kera kakubita tumwongeje misi abaye muretse nareke tumwongeze murebe ukuntu nanjye nabaye reba ukuntu mutugize mwamushyigikiye ejo ni wowe cyakiba ntugashyigikiye kumukubita ejo bundi azagaruka yongere yiba ushaka kuvuga ko hari aho tuziranye se hari igihe wavuga ko munaziranye ibyo se turabizi twebwe hari n'igihe wavuga ko cyangwa muzi muri karitsiye zana icyo gitoki y'ibyo gitereka hano bakimwikore ntakikore cyangwa kirya kimara cyangwa cyose nakirya se muramubabariye tumubabariye kiryo kimari sha nubwo wohotera umuntu oya mwaretse yakibye agiye nase yakibye agiye kugikoresha mwana mwaretse agiye kukiga havemo ikimurisha mwikimurisha agiye kugikoresha ubwo yari agiye kukiga mureko turebe ko tubigenza noneho ubu tuvugana rero iki gitoki uyu mujura amaze kwiba nyiracyo ninde muri mwebwe ni icyacu yakibye iwacu mu rugo iwanyu se mu rugo bari ni abahari bagiye gusenga njye urareba njye nayo mvuye no gusenga nsanga bari kuvuga ngo umujura ibisambo nta mbabazi bigira byiba no kwisaba no kwisaba ntabwo bisenga byaratujengereje cyane kabisa gicunga abantu bagiye gusenga kikabona kuza kwiba nukongera umutekano mu gihugu kuko ibi ntabwo ari byo kabisa hano ngiye maze iminsi hano muri uyu murenge sibyo maze iminsi muri uyu murenge hari umuturage warunije igare mureke iki gitoki tugishyire ku igare nayo tumujyane muze aho ubuyobozi bw'umudugudu buri turahazi muze tugende tugishyire kuri ya gare banije tujyane nawe tugere ku buyobozi bw'umudugudu nagifate tugende uvuze akantu kari fresh byaba byiza rikanakikoreye kimwikoreza urakikoreza nakikorera mucunga ataducika muze tugende muze
abaturage b'inaha nta mikino bagira. Kamerama nimwongere kumukubita. Sawa uze tugende. umuntu ngana ku isabato aza kuri cyane kabisa. Ako bigaragara ko inaha habe ibisambo byinshi cyane kabisa, byaratujengereje. Iki ngiki nicyo kibiyoboye. Yo ni kiyongozi wabyo. Urabwabo ibintu bisabarizwa he mu biba buri munsi. Ni utahuka. uyu muntu ngo yibye igitoki. Inango habibi ibisambo byinshi. icyo ni igisambo ndakizi, turakizi. Murakizi mugifate rwose, ndakizi icyo gisambo. Tugiye mu buyobozi, reka twumve uko biraza kugenda. Ni munyaruka. Sawa. Mama, uyu muntu yibye igitoki warabivuga iki? Uriya ngo yibye igitoki kandi urabona n'umusore ukiri mutoya. Numujura ndamuzi. Ubwo reka tumugeze mu buyobozi. Bumujyane. Sawa. Uzigo kwa muhunga ari umujura? Ariba twabibabwiraga mukagira ngo turababesha. Ariba byahatari. Ahubwo yaratujengereje, amahene arazitura. Tugenda bakwabarira icyo ariko. None muramufata gute? None ubu si wowe ubiteye. Si wowe ubiteye. Buriya reba gushyigikira igisambo kuriya. Ntago biri ari byo uraturiha igitoki cyacu. Oya buretse mwana. Niwo ubiteye. None se igitoki cyacu aragitara. Abanyamakuru bose mwabaye mu muretse twumvikana. Sibyo abantu bose bamaze kuvuga ko ari umujura. Ubuyobozi ntago bumuzi. Buramuzi ubuyobozi. Buramuzi. Bana bo kwa nyiri igitoki bari. Turahari. Ni mwebwe babiri. Yewe mve nama ngiye kubagira. Muri buze n'ubundi gukomeza mu kwicana ikibazo cyayo mu buyobozi. Ako noneho mume nimero zanyu. Ibi ntago ari byo. Ubutaha tujye tubasha kugaruka tumenya amakuru y'inaho kuntu biba bimeze, sibyo? Mwihangane no kuba igitoki cyanya gisize kandi ukabona yuko wenda sinzi ndabona cyari gikomeye ubu. Iki gitoki kirakomeye. Ndabona bazi no kwiba. Shyiramo nimero ziwanyu. So rero icyo ngiye kubabwira ni mwihangane kuko urabona iyo abarundi nuko mugize amahirwe mu mufasha twaye igitoki nazira ine yari kuzitwara. Nandikeho mama nde? Mama Fiye. Okay, mama Fiye. Binaga ari byo kabisa. Iki gitoki ni wowe wakakiturisha. Ubundi wakakijyana. Iki gitoki wakakijyanye ugomba kukituriha, ntago yaducika rwose. Ntabwo waducika, ugomba kukiriha. None se umva mbabwire, sibyo? Icyo ngiye gukora rero ni ikintu kimwe. Nimero suzima. Ngiye ndi hano muri uyu murenge muri iyi minsi. Tuzareba uburyo ejo tuzagaruka tumenye niba kira gisambo ko byagenze. Ariko ubwo rero nese ubundi gihagaze angahe? Igitoki gihagaze 3,000 ubundi baduhaga 4. Oya ni 5. Ni 5. Ntago nakigura bite. Oya ni 5. Semeri wamuha bitatu akabyemera akeneye no kwikuriraho n'ay'inzoga. Reba ukuntu cyangiritse ubu ngubu iki ngiki. Ugishyira iyo muti. Noneho gihiye baguha na 7. Umva mbabwire, sibyo? Reba ukuntu ngiye ntago muri ukuntu nabaye. Ubuse reba ubunye ntago natwe twasaga neza. Narimvuye no gusenga ubusizanye. Ariko uyu mureka tukamukubita. Ubundi ariko nese nkiya mu mukubita mukamuvuna. Ubuyobozi ntago bwaye kubakurikirana. Hoya igisambo cyemerewe kugikubita no wakica ntacyo bagutwara. Hoya ntago bishoboka. Nta kintu badutwara. Iyo bagifasha barajya ntabwo cyongera gutinyuka kuza kukwiba. Kabisa ukijyane nawe ukirye. Akira. Ariko rero ubutaha mujye muhamagara ubuyobozi hakiri kare. Urabona oya ubuyobozi twabuhamagaye nuko bwatinze kuhagera. Sare bo ngubwo ngewe Imana ibarinde manje. Mugende mukarabe. Aha ngaha narindi rero urabona yuko byari ibibazo bikomeye.
umwe mu baturage bangaha yari amaze kwiba igitoki kandi ngo amaze igihe yiba. Wabonye ko abantu benshi bakomeje kuvuga yuko ari umujura. Abaturage ntago bamereye neza, nanjye nari makubitiwe nk'igisambo, birangiye nyiguze bitari muri gahunda, ubwo nayo ndagisubiza ku igare ry'umuturage. Ahangaha turi rero ni muri wa murenge mazemo iminsi ndi gukoreramo akazi, kuko hari ibintu byinshi ushaka kumenya bifata kuri uyu murenge mu baturage baho mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu twaje gutembera ahangaha kugira tumenye uko babayeho. Uyu ni Umutako TV, ngemwe muri kumwe ni MC Seti. Reka nshimire timu tubana ku buhanga bw'ibyuma yanamamagaye ikama ya makuru. Bunanye kagatoki ndagakubita ku igare, nimara kuritarura mitengerekeza i Kigali. Nizeye ko tuzaza gusubira mu biganiro bikurikira.